nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munota cyangwa se kuri iyi saha magingo aya ngaya tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Turi mu masaha ya mu gitondo, mu by'ukuri turi mu masaha mu gitondo. Ni amakuru rero agezweho mbazaniye kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha. N'ibiganiro mu by'ukuri tugenda tugirana umunsi ku wundi byibanda cyangwa se bigaruka cyane cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri amasaha mu gitondo rero nk'ibisanzwe ndagira ngo tugirane ikiganiro nakwita ko kirambuye kubera ko iminota tugiye kumarana ntabwo ari iminota mikeya rwose, ntabwo ari iminota mikeya ariko nanone sina myinshi ku buryo iza kurambirana ku bashaka kwigira mu mirimo igiye itandukanye cyangwa se abari buze kwerekeza mu tugiye dutandukanye ku buryo mu by'ukuri bishobora kuza kubagora. Ariko nanone hari abadukurikirana bari mu kazi, namwe babwire nti courage kabisa, ubundi bagaterekaho screen zabo bakikurikiranira amakuru. Namwe ndagira ngo kabisa mbasuze kandi bifurize gukomeza kugubwa neza. Hari n'abatari mu kazi rero mu by'ukuri buriya hari igihe akazi kaba kahagaze ugasanga umuntu ari mu bushomeri, namwe reka mbasuze cyane. Hanyuma rero abantu badukurikirana bari mu bihugu iyo irwota amasimbi hanze ya Afurika, abantu mwese muri hanze ya Afurika namwe reka mbifurize rwose kugubwa neza, ndetse mbabwire ko ari iby'agaciro gakomeye cyane kuba mufata umwanya wanyu mugakurikirana iki kiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho, aba ari iby'ingenzi kandi mu by'ukuri tugenda tubiha agaciro. Hanyuma rero mwese aho muri mu mimerere igiye itandukanye, reka mbahe ikaze irambuye kandi mbasabe mu nkandire like kugira ngo mu by'ukuri baduhe cyangwa se badufashe kugeza amakuru yacu kuri benshi ababishinzwe. Hanyuma kandi ku muntu utarakanda subscribe nawe wabikora, by'umwihariko ariko abasanzwe badukurikirana bakaba batarabikora, namwe reka mbasabe ko mwabikora, ndetse n'abadukurikiranye ari ku nshuro ya mbere namwe mu by'ukuri ni mukande subscribe, bityo ndizera ko muzarushaho kugenda muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Abari 20 bamaze gukanda subscribe ntabwo ari uko mu by'ukuri nta kintu tubabwira cyangwa se ntabwo ari uko bizabatunguye, ahubwo nuko babonye ko mu by'ukuri amwe mu makuru bakeneye babasha kuba bayakurikirana ahangaha kuri izi mikoro zacu hano kuri Region Info, hamwe nanjye Umutara Bosco mu by'ukuri kugira ngo turusheho kugenda tubana 5 kuri 5. Tugiye kwinjira rero, tugiye kwinjira muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigiye bitandukanye ahitwa mu Rubaya. Tugiye kunyarukirayo by'umwihariko nicyo gice kugeza uyu munsi turakomeza kugenda turagaruka bitanya Biyondo, turagaruka aho bita mu mujyi wa Goma, turekeza muri Kivu y'Amajyepfo, tunyarukire mu Minembwe, nituva mu Minembwe dukubitira ahangaha za Bukavu, naho turebe uko zifashe muri teritwari ya Kabaro bita za Kavumu, naho tureba amakuru ari guturukayo, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Warikare mwumvishe ko naho mu by'ukuri imirwano muri Ikobo ku munsi w'ejo muri groupement ya Ikobo havuzwe imirwano muri teritwari ya Warikare. Ese iyi Warikare inyeshyamba za M23 zaba zishaka kongera kuburamo imirwano, dore ko bagiye bashakisha ibice bya Mpeti cyane cyane na za Pinga, ariko Pinga yarabananiye kuyifata kugira ngo mwagiye mubibona. Hanyuma rero muri aya makuru mu by'ukuri ndaza kwifashisha zimwe mu ngero z'amakuru ajya hagaragara bamwe mu babitangaje, kuko mu by'ukuri ni byiza nanone iyo uvuze amakuru ukavuga n'abayatangaje. Hari amakuru biri ngombwa cyangwa se bisaba ko mu by'ukuri kugira ngo abantu bayizere uba ugomba kuvuga mu by'ukuri mu bishoboka byose aho ayo makuru ashobora kuba yavuye. Mu masaha mbere y'uko rero mu by'ukuri mbabwira ibyo tugarukaho, reka mu by'ukuri manze nabifuze ko mwajya ku Rukiko Info, nandikamo @urukiko, ubundi uhite ubona Urukiko Info, ugenda ukande subscribe. Nabyo ni iby'ingenzi kandi by'agaciro, nta kintu bitwaye. Hanyuma rero reka mbabwire ko aya makuru yacu baraza kwibandira ku makuru akomeye cyane avuga yuko abarwanyi ba FC23 bamaze kubona umusada guhera mu minsi ishize, aho bivuga ko hari abarwanyi bambutse, hari abasirikare bambutse berekeza muri zino nyeshyamba bajya gutanga ubufasha Rubaya. Turareba abo ni bande, byakozwe ryari, byakozwe gute. Ni mu gihe kandi bivuga ko ibitero bya drone byagabwe muri teritwari ya Masisi ku barwanyi ba FC23 bimaze guhitana abantu benshi cyane, abarenga mu by'ukuri 38, abarimo abakabakaba muri za 50, ndetse bivuga kandi ko kugeza kuri ubu ngubu igitero cyo kuri hano mu Rubaya aho bita kuri guest house ngo cyahitanye abagera kuri 48, ariko abo ngabo ni bamwe mu basirikare bakomeye
harimo n'abasirikare batoya iki gitero cyahitanye, kuko ibitero byagiye bigabwa kuva no ku gitero cya Mushaki. Buriya ni igitero cyagabwe hagambiriwe abayobozi. Hari igitero cyari cyagabwe ahitwa Mushaki mu minsi yashize, ngira ngo murabizi, aho AFC M23 avuze ko icyo gitero cyagabwe ku isoko ryaho. Ibyo byose byari muri gahunda yo guhitana bamwe mu bayobozi ba AFC 23 muri bino bice. Kore ko ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Congo kirashaka abayobozi bo hejuru ba AFC 23. Ibyo mubimenye. Uwitwa General Mutayomba akomeje kwizirika kuri AFC 23 by'umwihariko kuri iki gice cya Rubaya, kandi baravuga ngo akiziretse ku muhoro gasiga kawuciye. Turareba uyu General Mutayomba ukomeje guca ibintu. Amakuru yihutirwa y'ingenzi cyane kuri we nuko yamaze guhabwa ishimwe rikomeye cyane na leta y'Kinshasa rwose, nyuma yo kugenda afata ibice bigiye bitandukanye hano muri kino gice, akaba yahawe ishimwe bamubwira bati courage rwose musore wacu, komerezaho n'abasore bawe. Turaza kubigarukaho. Turareba imirwano ikomeje kumvikana ahitwa Nyabiondo, yasize amadashwani ndetse na amadashwani ya AFC 23 ashyizwe hasi muri kino gice. Turabirebera hamwe nabyo. Turareba kandi abaturage bakomeje guhunga ndetse n'ibyo bakomeje kugenda batangaza nyuma yo guhunga, nabyo turaza kurushaho kugenda tubigarukaho. Si ibyo byonyine gusa, murabizi ko tuba tubafite n'andi makuru menshi cyane hagati imbere indani tuba tugomba kugenda tugarukaho, ariko byose bigaruka n'ubundi ku bijyanye n'uru rugamba dukomeje gukurikirana cyangwa se dukomeje kubanamo rwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane yongeye gusubukurwa ahagana mu ntangiriro z'umwaka wa 2022, nyuma y'uko twavuga ko wenda mu mpera z'umwaka wa 2021 imirwano yasaga naho yatangiye, ariko 2022 nibwo imirwano yarushijeho gukara. AFC 23 ngo nititonda iraza gusubizwa Uganda. Nabonye bamwe bagenda babikomozaho bavuga bati uyu mutwe wa 23 urasabwa kwitwararika no kwitonda cyane, kubera ko ikosa rimwe kuri Rubaya egare Goma egare Bukavu, ati biraza kuba mu by'ukuri ari nko kunywa amazi niba akora ikosa ryo gutakaza Rubaya. Ati biringire ndetse banasobanukirwe ko mu by'ukuri na Goma n'ahandi bindi bice byose ari uko baza kuba basohokamo ubundi bakisubira mu gihugu cya Uganda. Turaza kubirebaho nabyo n'andi makuru agiye atandukanye avugwa kuri bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa 23. Ni mu gihe kuri ubu ngubu uyu mutwe wasabwe guhagarika imirwano ndetse n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose, kandi ukemera guverinoma ya Kinshasa kuza mu myanya bagenzura. Ni muri gahunda yo guhashya ndetse no gukurikirana icyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu hirya no hino muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyorezo cya Ebola rero nacyo cyabaye Ebola yabaye yindi, ndetse iyi Ebola ntabwo ari Ebola isanzwe, abantu mubimenye munabisobanukirwe. Iyi ni Ebola yihinduranyije, kuko numva bavuga ko ngo bayita Bundibugyo, sinzi niba ari ubwo buryo babivugamo, ariko mbona ariko byanditse. Iyi ngiyi rero ngo nta muti nta n'urukingo. Ubundi hari izigira urukingo, ariko hari uburyo yihinduranya ugasanga ni indi version. Niyo version rero yagaragaye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi version rero yagaragaye ngo nta muti ndetse nta n'urukingo. Ibyo mubimenye, ari niyo mpamvu abari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mudukurikiranye, nubwo muri mu mimerere itoroshye, musabwa kwirinda. Ubwo ndavuga bari muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, kubera yuko nibyo bice byugarijwe n'iyi ndwara cyane. Ariko by'umwihariko mu bice bya Ituri naho hari intambara ikomeye. Abitwa Kodeko nabo ntabwo baba boroshye hariya muri biriya bice mw'abantu mwe, umuturage hanakomeje guhurika. Reka rero unyemerere twinjire mu makuru ku buryo burambuye, duhereye ku ngingo y'abasirikare benshi cyane bari kuvugwa kuza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Witwa Major, ubundi yari Sergeant Major, kongera numva bavuga none ngo yabaye Major. Witwa Major Robert Kabera, uyu ni umwe wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda rero, hanyuma rero yahoze aba mu icyo bita military band, aza gutoroka yerekeza mu gihugu cya Uganda, aho yarakurikiranweho ibyaha bivuga ko arimo gufata ku ngufu mwana w'umukobwa utaruzuza imyaka, ariko kandi bikavuga ko uyu yabihakanye, avuga ko ibyo birego atari ukuri, kuko bamwe bavuga ko ngo yari yafashe umwana we yibyariye, ariko bakavuga ko ngo ibyo birego atari ukuri, nawe ubwe yarabihakanye. Uyu mugabo rero yagiye mu gihugu cya Uganda akora imirimo igiye itandukanye, ariko ndabizi ko benshi mu mukurikirana ku mbuga ze zigiye zitandukanye atangariza
ibiganiro ndetse n'amakuru agenda ashyira ahagaragara. Ku munsi w'ejo ku itariki 27 Pluto, tariki 27 nibwo yashyize hanze amakuru akomeye cyane avuga ko akesha agenti we cyangwa se icyo twakwita nk'umuha amakuru. Uyu nguyu rero ngo ari mu mujyi wa Goma ndetse ngo avuka muri bice bya Rubaya nubwo yituriye mu mujyi wa Goma. Wamuhaye amakuru mbangira ngo tugendane 5 kuri 5. Uyu mugabo wamuhaye amakuru rero mu by'ukuri nabashije kumva ibyo yatangaje cyangwa se ibyo yavuze kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Yaravuze ati hari ibice byinshi cyane byari byafashwe. Hari ibice byinshi cyane byari byafashwe na Wazalendo. Bamaze kubifata AFC 23 ibona ko abasirikari bari muri ibyo bice bya Rubaya, ubwo ni ukuvuga za Kinigi, za Cyugi, za Burubi ndetse n'ahandi, avugamo ni Matama n'utundi duce tugiye dutandukanya za Kanyarongera. Murabizi ko mu masaha make yatambutse nk'amasaha 72 ashize twumva nk'imirwano igeze muri kilometero 3, ariko AFC 23 ikaba yarasabye ubufasha bw'imirwano igeze muri kilometero 15 kuko n'undi munsi wakurikiyeho twumva ngo imirwano igeze muri kilometero 3. Hashize amasaha make yabukeye bwaho nibwo twumvishije ko habaye gusubira inyuma ku ruhande rwa Wazalendo. Byagenze bite rero kugira ngo aba Wazalendo bavugweho gusubira inyuma? Amakuru dukesha uyu nguyu uvuga ko ari mu mujyi wa Goma, ariko usanzwe mu by'ukuri yaravuye cyane bita Rubaya, akurikirana umunsi kundi. Mu by'ukuri bibera Rubaya urumva si kure, ndetse ku muntu wahavukiye bafite abantu benshi cyane baziranye, ngo bamubwiye yuko ndetse nawe mu byo yiboneye ko AFC 23 yakiriye mu by'ukuri amakamyo menshi cyane aje gutanga ramforo. Avuga ko ngo hinjiye amakamyo 48, harimo bato yari igizwe n'abasirikare 800 basaga, ndetse ngo bose hamwe bikavuga ko bagera ku 4,000 mu baje gutanga ubufasha ndetse kuri izi nyeshyamba za 23 kugira ngo barinde uyu mujyi wa Rubaya ko wafatwa n'uruhande rwa Wazalendo, kuko uwitwa General Mutayomba nawe rwose hari yarakomeje kugenda aca ibintu ku buryo budasanzwe cyangwa se ku buryo bukomeye cyane. Mu gukomeza guca ibintu rero baravuga bati nitugomeza kureberera gutya tukwizera ko iki gice tuza gukomeza kukirwanirira, baravuga bati ntabwo biri buze gushoboka. Bakora ku cyombo bahamagara ramforo, ari nabwo yabonye ngo amakamyo 48. Tugereranyije rero ngo muri aya makamyo ngo hari harimo abagera ku 4,000 n'ibikoresho bigiye bitandukanye bagombaga kwifashisha, kuko biravuga ko aba bahageze zirimo Dash1 zakorana, nuvuga ngo ni ya modoka abafite ikoranabuhanga ridasanzwe rishobora gukurikirana ibijyanye n'ikirere kujaminga GPS. Aya ngaya yari yamaze kwangizwa hanga muri ibi bice, ndetse radio yahana muri kara gace nayo ikakorera y'abarwanyi ba AFC 23 bivuga ko yari yamaze kwangizwa. Ariko bamaze kuhagera urumva abasirikare 4,000 binjiye ku rugamba n'ibikoresho, n'abasirikare benshi cyane, ndetse urumva ko niba baraje gutanga ubufasha hoherejwe itsinda rikomeye. Aba bamaze kuhagera rero witwa General Mutayomba ndetse n'abagenzi be bahise babona ko mu by'ukuri nta kindi kintu bashaka kuza gukora cy'ingenzi cyangwa se kiri buze kuba cyiza. Babonye ko mu by'ukuri ntabwo bari biteze ko ruvuga ngo hano icyo ugomba kubasobanukirwa, Wazalendo bakorana n'abaturage, ko Wazalendo benshi bari n'abaturage basanzwe muri biriya bice. Tuvuye no kuby'intasi za FARDC zivugwa muri Rubaya, bivuze ngo bagenda bakira amakuru bahabwa n'abaturage bagenzi babo, bababwira mu by'ukuri imimerere y'ibice baba barimo, uko AFC 23 bashaka kuba bangana, imibare y'abari aho ngaho. Hari abari bagabye ibitero rero, bari bagabye ibitero ntabwo bari biteguye guhangana n'abasirikare bagera ku 1,000 bari binjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse basanga ku bari bahari. Nta kindi kintu uyu General Mutayomba yise akora, yahise asaba imitwe ya Wazalendo gusubira inyuma, icyo bita repli strategique. Ngira ngo mwumvishe ko ku munsi w'ejo basubiye inyuma bagera muri Kibabi kuri kilometero zikabakaba muri 20. Urumva kilometero zigera kuri 17 zose basubiye inyuma. Ni kilometero zitari nkeya, nanone ntabwo ari ahantu hagufiya cyane, ariko urumva
gusubira inyuma bagomba kwitaza ku buryo ki bagomba kongera bagasubira inyuma bakisuganya niba bakira ubufasha, kuko buriya abazarendo ni benshi, ndetse bivuga ko banasabye umusada wa drone ntibawubaha mbere yuko basubira inyuma. ari niyo mpamvu bavuga ko kugeza kuri iyi saha bishoboka ko mu gisirikare hejuru mu gisirikare hejuru ngo hashaka ko harimo abarimo gukorana na Joseph Kabila, kuko ngo bamwe mu bajenerali kugeza uyu munsi bari mu buyobozi bwa Felix Tshisekedi bakoranaga na Joseph Kabila, kandi akaba ari abantu bari bamaranye igihe. Bikavuga ko kubera ko uyu mugari nabo bazamuye bashaka kuba mu by'ukuri bakimwumvira, bikavuga ko nk'uyu musada wa drone iyo utangwa ahangaha muri Rubaya, n'ubundi aba bari bugera ahangaha rwose baza gukora reinforcement, iyi force igera ahangaha Rubaya twamaze kumva yabaye tombe. Ariko indege yarabatengushye, ntabwo yahise mu by'ukuri bumva guhaguruka kw'indege. Hari amategeko agomba kubanza gutangwa, ntabwo indege yahaguruka gutyo bila mupangu, byanze bikunze haba hari amategeko mu by'ukuri agomba gukurikizwa kugira ngo indege ihagurutswe, ndetse no gusaba uruhushya rero ntabwo rwatanzwe. Nta kindi kintu cyaje kubaho rero, nuko bavuze ko ahubwo abari ku mirongo y'imbere y'urugamba bagomba gusubira inyuma. Biranashoboka ko hari izindi mpamvu zikomeye cyane zaba zarabayeho, akavuga bati abasirikare benshi, cyangwa se biragaragara yuko niba haje reinforcement bakamenya amakuru yuko mu by'ukuri hashaka kuba hajemo n'imodoka zidasanzwe, cyangwa se bahazanwe n'ibisasu bidasanzwe, bivuga nyine imodoka zikorera intwaro zishobora guhanura izo drone, cyangwa se bakaba bayiteguye, ntawamenya. Gusa icyo ngicyo biravuga ko iyi reinforcement y'abarwanyi ba FC23 ni mu ntandaro ikomeye cyane, cyangwa se iri mu byihishe inyuma, cyangwa se mu mpamvu ikomeye cyane yatumye kugeza uyu munsi aba wazarendo bari hano mu nkengero cyangwa se mu nzara za Rubaya bakora icyo bita mu by'ukuri repli strategique. Iyo bavuze ngo repli strategique ni uburyo bwa gisirikare bwo gusubira inyuma, mu by'ukuri bwo gusubira inyuma kandi ku bushake, kuko ntawe wabafashe ngo basubize inyuma. Ni nako bikorwa, cyangwa se ni nako bivugwa, bakoze cyitwa repli strategique, basubira inyuma. Hanyuma rero andi makuru akomeye cyane arimo aturuka anga muri ibi bice, nubwo basubiye inyuma ariko ntago basubiye inyuma ngo barekere aho ngaho. Biravuga ko bahise bafata ahitwa Nyabiondo, nabonye bamwe bayita Nyavyondo nk'abari hariya rwose mu Burundi za Bujumbura. Hari abavandimwe kapesa nabonye avuga ati ni Nyabyondo, ariko ni Nyabiondo. Biravuga ko uburyo bwari bwo bwose n'ubundi birumvikana. Aka gace rero ni agace kabayemo ikintu bita imirwano ku munsi w'ejo ikaze cyane. Wazarendo mu kumara gukora icyitwa repli strategique bajyanye umujinya ukomeye cyane, baravuga bati niba dutakaje Rubaya twari twayifashe, tugomba gushaka ikindi gice cy'ingenzi cyane. Noneho muzi uburyo ki gufata ibice bya Kasika byabaye intandaro ikomeye cyane yo kubuza umutekano ahitwa Ngungu, ndetse bikavuga ko mu by'ukuri byakorohera Wazarendo kuva muri ibyo bice berekeza Ngungu. Kugeza kuri ubu ngubu Nyabiondo nayo ni urufunguzo rukomeye cyane kuri Masisi centre, kuko n'abaturage ku munsi w'ejo imirwano yatangiye mu masaha mu gitondo ahangaha muri Nyabiondo. Mu by'ukuri ni imirwano, bamwe mu baturage bagerageje guhunga bava muri ibi bice bahise berekeza aho bita Masisi centre bahunga imirwano, ndetse binavuga ko ari na bamwe mu barwanyi ba FC23 basubiye inyuma, ariko hari n'abaje kwerekeza kuri iki gice cya Rubaya, kuko ejo Nyabiondo yari yabaye Nyabiondo, Wazarendo yari yabaye Wazarendo. Biravuga ko kandi muri force za Wazarendo zirimo kurwana ahangaha harimo abasirikari ba FARDC, ntabwo ari Wazarendo wenyine gusa, harimo ingabo z'u Burundi FDNB nabo ngo barimo, ndetse bikanavuga ko kugeza kuri ubu ngubu hano muri bino bice bikomeje kugenda biberamo imirwano n'urugamba rukomeye cyane, harimo n'abacancuro. Ndetse bikanavugwa ko mu by'ukuri ngo AFC23 ntabwo itinya kwivugira, ivuga iti turimo turahangana n'ingabo zikomeye cyane, atahubwo naho twaramabuye, kubera ko ngo gutsindwa kwa AFC23 kungana gutya ntabwo gusanzwe, ngo biraturuka ku ngabo za Angola ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba zageze hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tanzania iri kuri front line, aba banyamerika nabo bari kuri front line, FARDC kuri front line, bakavuga bati mu by'ukuri turimo kurwana n'ingabo nyinshi cyane kandi zikomeye, ndetse zinaturuka mu bihugu bikomeye.
M23 rero ikaba yabwiwe cyangwa se yaburiwe muri bamwe mu bakunzi bayo batangiye kubabwira bati AFC 23 ndetse n'abasesenguzi hano mu karere bavuga bati uyu mutwe nyamara urugarijwe ku buryo budasanzwe cyangwa se ku buryo bukomeye cyane. Iyi Rubaya nicyo gice kiraza kugaragaraho imbaraga za AFC 23 uyu mutwe ufite kugeza uyu munsi. Bivuze ngo iri ni isuzuma n'ibyandi bavuga ngo ni isuzuma rya nyuma. Ni isuzuma rya nyuma AFC 23 irimo gucamo, kubera ko uyu mutwe wa 23 ntabwo ari ukwitega iminsi, ariko barabwira bati nimuba murekuye iyi Rubaya, nimuyikurwamo muri ibi bitero murimo kugabwaho bingana gutya, mu by'ukuri biri kuvuga ko biri kugabwa na Wazalendo, none bibaze nihaza kuza ibitero none biri official, ingabo zose za FARDC zamanutse, ibyo bitero bya drone birimo kuraswa ubutitsa, izo ngabo noneho ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba, niba zinariho nta kwihishira, noneho biraza kuba bimeze bite? AFC 23 iraza kuba igowe ku buryo budasanzwe. Hari bamwe bavuze bati hari abarwanyi ba AFC 23 bakuyemo uniform, ndetse tugenda tubona hari na bamwe mu berekanwa rwose ngo bishyikirije mu by'ukuri Wazalendo, bishyikirije FARDC bavuga yuko bamanitse amaboko. Abandi bati se AFC 23 babaye iki? Ubundi M23 ntabwo izwiho kugira abasirikare mu by'ukuri bava ku rugamba gutya bamanitse amaboko. Habagaho matekwa zigafatwa, ndetse zimwe muri matekwa za AFC 23 rwose Wazalendo ntabwo bigeraga batuma zirenga aho ngaho, usibye wenda nk'abagiraga amahirwe bagafatwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Naho ubundi byavugwaga ko rwose Muzalendo hari yagufashe, ni zero tolerance. Kugeza kuri ubu ngubu rero bakavuga bati se byagenze gute kugira ngo tubone AFC 23 iri kugira abasirikare barimo kugera ku rugamba, babona bibarenze bakishyikiriza FARDC, abandi bagakuramo impuzankano bakisha mu baturage. Kuko kuri ubu biravuga ko ngo muri iyi mirwano imaze iminsi hari abagiye batya baravuga bati kama mbaya bashyira imbunda hasi barazisiga bariruka. Mwabonye n'ibikoresho bitandukanye byagiye bigaragazwa mu mavideo agiye atandukanye, hari ibyo twabagejejeho, hari n'ibyo mwabonye n'ahandi, kuko hari izo mbona mu by'ukuri nkavuga nti rwose izi ngizi mwazibonye, nta mpamvu yo kongera kuzibereka, nta mpamvu yo kuzishyira muri groupe yacu ya Songa Mbere, kuko mba nizeye ko mwazibonye kandi abizi neza ko benshi mwaziteye imboni. Ariko mwatubwira niba mutazibonye tukajya tunazirungikamo, uraza kutubwira muri comment. Rero mu by'ukuri video zagaragaye ari nyinshi, AFC 23 rwose yataye ibikoresho kandi bikomeye, imbunda zikomeye cyane rwose. Nabonyemo imbunda z'Abarusiya zagaragajwe, nabonyemo za machine gun ndetse n'izindi zitandukanye z'umusada, intwaro nini. Ukabona ko mu by'ukuri AFC 23 ahangaha mu by'ukuri bavuga ati ni ukunanirwa gukomeye cyane ikomeje kugaragaza, ariko ntabwo biri kuri abangaba bonyine bari ku rugamba. Umugabo bita Lawrence Kanyuka ibijyanye n'imikorere ku mbuga nkoranyambaga nabonye yatangiye kugenda ishidikanwaho na benshi, bavuga bati se uyu mugabo aho bukera mu by'ukuri ko araza gutuma ahubwo iyi AFC 23 ifatwa nk'umutwe w'abanyantege nke. Ubundi AFC 23 afite gahunda yo ikivugo cyayo ivuga ati twebwe ni ukurwana ingamba 100 tugatsinda ingamba 100. Uwitwa Ngoma mu by'ukuri murabizi ko yajyaga bivuga, n'uyu nguyu Lawrence Kanyuka yahoze abivuga, ariko kugeza uyu munsi ni M23 noneho yahindutse. Navuga ko ni M23 ivuga iti turatabaza. Ngo gahunda yo kuvuga ngo turarwana ingamba 100 dutsindira ingamba 100 yahindutse turatabariza abaturage. Nicyo basigaye basorezaho. Urumva ko AFC 23 uramutse uvuze ko yahindutse ntabwo waba ubeshye, kubera ko abenshi batangiye kuvuga bati se byagenze gute. Ikindi AFC 23 bakavuga bati niba yiringiye n'ibiganiro already yamaze gutsindwa urugamba rwa politiki, kubera ko Kinshasa mu by'ukuri baravuga bati yamaze kuyigura cyangwa se yamaze kuyitsinda. Uwo mutseriga turimo turareba utsinda n'utsindwa, urugamba ruri gukorwa gute. Bakavuga bati rero AFC 23 niba itsinzwe urugamba rwa politiki byaramaze kurangira, noneho naho yari yiringiwe ku bijyanye n'imirwano tukaba tubona bayishyizeho igitutu imerewe nabi,
already niho mpamvu wumva abantu batangiye kuvuga bati AFC23 kereka niba yiteguye gusubira mu gihugu cya Uganda. Ati kereka niba yiteguye gusubira mu gihugu cya Uganda, naho ubundi ibyo iri kurwana ntabwo ari byo. Rubaya ni umutego ukomeye cyane kuri AFC23, ndetse FARDC irabizi na leta y'Kinshasa urabizi ko barimo kusuzuma ubushobozi bwayo. Barashaka kureba AFC23 yarasaba ingana iki, ishobora kurasa hehe, kugira ngo mwarabibonye ejo bundi ko yabonye yugarijwe n'ibitero bya drone, bagahita birukanka bakajya gusenya ahitwa Kisangani. Mu by'ukuri bivuga ko ngo bagiye gusenya radari zifashishwaga mu guhagurutsa ibitero bya drone. Ese nihaza noneho buriya ikintu kiriho AFC23 niyo baza gufata, bivuga ko hari drone zihagurukirizwa i Burundi, zimwe n'iziva i Burundi, izindi zikava Beni, izindi zikava he, biraza kugenda bite? Nibyo bari gusuzuma. AFC23 ifite ubushobozi bwo kurasa kureba ingana iki. Urumva icyo ngicyo already baba bamaze kukibona. Iyi Rubaya nta nubwo ihangayikishije cyane leta y'Kinshasa, kuko bamaze no kuyitanga inyungu zayo rwose. Ya mbere bamaze kuyarya, bamaze kuyiha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo Amerika n'ubundi ntabwo ikeneye imirwano mu guhagarika AFC23, ahubwo igitutu cyonyine cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirahagije kugira ngo uyu mutwe wa AFC23 tuwubone utakirimo kubarizwa cyangwa se wamaze kuva Rubaya. Igitutu rwose cyonyine kirahagije, kuvuga byonyine birahagije. Bivuze ngo niyo mpamvu nkubwira ngo Rubaya mu by'ukuri niramuka ifashwe, abenshi baravuga bati, mu basesenguzi baravuga bati AFC23 ibyayo biraba mu by'ukuri bikomeye. Ahantu bita Bukavu ngo hasigaye abasirikare mbarwa, barimo barerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru kuza kurinda umujyi wa Goma, kuza kurinda izi za Sake, kuza kurinda izi za Masisi centre za Ngungu ndetse n'izi za Rubaya. Bivuze ngo mu by'ukuri ari nayo mpamvu benshi bavuga bati Rubaya ishaka kubera mutego mutinde ukomeye cyane wa 23, mu gihe yumvaga ko igiye gutsindiramo abarwanyi benshi cyane wazarinde igatangiramo isomo rikomeye cyane. Abo ugasanga b'abasirikare barindaga ahangaha za Rubaya baragiye, dore ko bivuga ko Nzibira, Kamanyora, Kadogoda ndetse n'ahandi hamaze iminsi hava abasirikare bagenda bakajya mu makamyo bakerekeza ku mazi bakazamuka, ndetse bivuga ko hari n'abazamutse bazenguruka Bukavu binjira mu mujyi wa Goma baza ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri gice cya Rubaya. Rero kumva ko ngo drone zirakomeje no muri bice, ndetse kandi nanone no mu Minembwe hakavugwayo ibitero bya za drone bikomeye cyane, ibitero binavugwa ko mu by'ukuri ngo byangije ibikorwa remezo. Leta y'Kinshasa irashinja umutwe wa 23 kugaba ibitero, ayo M23 nayo igashinja mu by'ukuri leta y'Kinshasa kugaba ibitero hano muri ibi bice byo muri Rubaya, ndetse hakomeje kubaho impaka zikomeye cyane. Umuntu bita Lawrence Kanyuka aratangaza yuko ngo ku munsi w'ejo nanone Masisi habaye ibitero bya drone mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo bitero rero ngo bikangiza ibikorwa remezo ndetse bikica n'abasivile, kuko byagabwe mu myanya ituwe n'abaturage benshi cyangwa se n'abasivile benshi, kandi ikaba mu myanya igenzurwa n'umutwe wa 23. Kosa rikomeye cyane, kuko izi nyeshyamba ubwo zagabaga ibitero ahangaha zigakuramo uruhande rwa Kinshasa, bijeje abaturage 100%. Baravuga ati abaturage mugomba kutwizera kuko M23 hiri ni ubuzima. Babwira yuko nta bitero bizongera kubagiraho. Ariko uyu munsi AFC23 aya matangazo Lawrence Kanyuka amaze iminsi ashyira hanze, abasesenguzi baravuga bati ukuntu kunanirwa kwa AFC23 mu buryo bugaragara. Bivuze ngo ntabwo igishoboye guhagarika ibyo bitero. Kabone koko niba ibyo M23 ivuga koko ari ibyo bitero bigabwa mu bice bituwe n'abaturage, ese ko yaje nk'umutwe mu by'ukuri wa gisirikare, baravuga bati AFC23 yo iri gukora iki ahangaha? Ko mu by'ukuri akaba ihagarika ibyo bitero, ndetse bikavuga ko AFC23 ishobora kuba mu by'ukuri bamwe mu bafasha bayo cyangwa se mu bufasha yabonaga ishobora kuba itakibibona. Ari nayo mpamvu benshi bavuga bati se iyi M23 se mpamvu yaba yaracitse intege, ko benshi batangiye gushidikanya ku bushobozi bwayo iri kugaragaza kugeza kuri ubu ngo bavuga bati AFC23 ntabwo ariyo AFC turi kubona uyu munsi ya mbere. M23 ari icyaye, kabane n'ubwo itari yagafasha imijyi nka Goma, ahubwo wasangaga ibice barimo mu by'ukuri babasha kwihagararaho. Ariko uyu munsi
binashoboka ko nyine igihe cya FC cyangwa se ubushobozi bari bafite bari babashije kubona burangiye, ndetse benshi bakavuga bati nanone ubufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika babahaga bwarahagaze. Leta ya Amerika yamaze kwigira ku ruhande rwa Kinshasa yarabaguze. Ibyo nabyo bigakekwa ko byaba biri mu byihishe nyuma rwose yo kuba AFC 23 uyu munsi irimo iragaragara gutya, iragaragara nk'umutwe w'umunyantege nke ku buryo budasanzwe. Ariko kandi igitungurana ntabwo ari uko AFC 23 ubundi iri kugaragara nk'abanyantege nke, ahubwo nuko mu by'ukuri yacitse intege ku barwanyi nk'abangaba bakeya cyane ba Wazalendo. General umwe wenyine gusa, ubwo turi kuvuga atarazamuka, abo bitaba Amuri Yakutumba ndetse n'abandi, uwo bita General Topokrame Mutayomba akaba ari ukomeje gushwiragiza ndetse no gutesha uyu mutwe kugeza ubwo bakaramforo ku gice nk'iki ngiki nka Rubaya cyakabaye cyakabaye girinzwe bihambaye. Bakavuga bati rero ni ikibazo ndetse n'ihurizo rikomeye cyane AFC 23 ifite. Tukareba ubutumwa bukomeye cyane ngubu Lawrence Kanyuka mukomeje kugenda ashyira hanze, bakavuga ko ari intege nke. AFC 23 rero yakaba mu by'ukuri hangana n'ibitero ndetse ikabihagarika. Abenshi bakavuga ko aribwo yabikomeje kugaragaza urwego rwayo, ariko kugeza uyu munsi byakomeje kuba byagorana ndetse binavugwa ko AFC 23 iri kugabwaho ibitero bigamije guhitana abayobozi ba AFC 23, ndetse bikavuga ko ibitero bishobora kuba ari gahunda yo kubakora ndetse no kubegeza no kumenya imyanya bavugiramo, kuko nko muri Masisi hari undi muyobozi wahanga rwose komanda wa AFC 23 uherutse guhushwa n'ibitero, ndetse hari amakuru avuga ko muri iki gitero cyabereye kuri iki gice cyangwa ejo bundi ahangaha Rubaya, mu by'ukuri kuri guest house, bikavuga ko ngo abofisiye bagera muri 40 bashaka ko bararasiwe aho ngaho. Rero ukumva ko nayo atari inkuru mu by'ukuri nziza ku barwanyi ba AFC 23. Ngayo amwe mu makuru yaragezweho. Ngibyo bimwe mu byari bikomeje kugenda bitangazwa kuri uyu munsi. Turi ku itariki 28, turi mu kwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi, twerekeza rwose mu kwezi kwa gatandatu, aho mu by'ukuri habura iminsi mike cyane. Ubwo ngira ngo mwabyumvishe uko byifashe cyangwa se uko amakuru yarahagaze kuva ku munota wa mbere dutangira kino kiganiro n'amakuru kugeza kuri uno munota. Rero mu by'ukuri iby'ingenzi rero ni n'iby'agaciro gakomeye cyane kumana namwe cyangwa se kuba twabanye. Ubwo rero turaza gusubira cyangwa se turaza gukomeza kubana mu makuru n'ibiganiro, ariko nanone turakomereza no ku Rukiko Info. Hari update ndetse n'amakuru y'ingenzi aba yoterwa cyane uba ugomba ko wamenya, n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubanyurizaho rwose umunsi ku wundi. Nta munsi ukirenga mudakurikiranye amakuru, kandi amakuru tubagezaho ntabwo tugaruka ngo tuyababwire ahangaha. Ubwo amakuru dutangaza ahangaha nanone ntabwo tugiye ngo twongere naho tuyavuge. Ari nayo mpamvu mbabwira abantu nti kubera ko amakuru aba ari menshi ndetse biba bikeneye space kugira ngo mu by'ukuri cyangwa se akanya kugira ngo mubashe kumva amakuru hano muyumve, ndetse n'ahandi tuba tugomba kugira ngo tugende tubihuza kugira ngo muyumve neza. Nayo mpamvu mbabwira ni munyarukire mukanda subscribe. Reka rero mbashimire, mugire ibihe byiza. Turaza komeza kugenda tubana, turaza komeza kugenda dukurikirana iby'aya makuru uko amasaza gukomeza kugenda yihirika. Mugire ibihe byiza ndetse mukomeze kuryoherwa. Ciao ciao, hasta la vista.